James na Daniella basohoye indirimbo nshyashya ariko amagambo arimo yanangaje cyane. Utangira bibaza ngo ese mwami w'imbabazi ninde wagusanga ngataha amaramasa, bakongera bakibaza ngo ninde wagukomangiye ntumukingure. Abantu benshi impamvu dutinya kuza imbere y'Imana ni ukubera ko tuba tubona turi babi, dufite ibyaha byinshi, wenda tubona turi abanyamafuti imbere yayo, tubona nyine tudakwiriye kuba imbere yayo. Ariko Yesu yivugiye amagambo ye yuko ataje gushaka abakize ahubwo yaje gushaka abarwayi. Uko nguko rero uri kubona utari qualified cyangwa se utujuje ibisabwa ngo Imana ibashe kuba yakwakira, uko nguko ubibona ukabona uri mubi ntabwo Imana yakwakira. Uko nguko uko niko Imana igushaka. Ntabwo Imana idukeneye ngo tuyijye imbere ari uko twejejwe, ahubwo tuyijye imbere tutejejwe yo ubwayo n'izatweza. Icyo dusabwa gusa nta kindi ni ukuyijya imbere dufite imitima imenetse, dufite imitima iyishaka, tutitaye ku bo turibo ahubwo twitaye ku bo dukurikiye. Nukomeza kwireba gutya uzabona irimbo udakwiriye kuba imbere y'Imana, ariko nukomeza gutumbira amaso ku uri gukurikira azaza aguhanagure bya bindi. Rero ntuzigere wumva yuko utari qualified cyangwa se utujuje ibisabwa Imana ibashe kuba yakwakira cyangwa ngo igukoreshe. Imana uko nguko wumva uri umunyantege nkeya, uko nguko niko igushaka. Ntabwo Imana ihamagara abakomeye, ahubwo abo yahamagaye nibikomeza birongera ishimwe. Shalom.